urabona rino zuba rimeze nabi. Ni ukuvuga ngo none se we na gutya ku bantu badukurikiye bino biryo niyo warangije kubitunganya uba wabikoze mugenzi wawe nawe afite ibindi bintu ari gukora. Nicyo kintu cyatumye ujya none se amafaranga urayabona nyine wenda tubwire. Amafaranga ndayabona nyine atatuma nandagara njya kwiba cyangwa se nabasha kwifuza akantu runaka mu bushobozi bwawe. No kuvuga ngo twa tuntu twibanzura twikemurira ku buryo utabasha kujya kwanduranya utajya imihanda, mbese nyine twa tuntu twibanzura dukemura. Twasuye hotel iri ku Nkombo n'abandi bantu turi kugenda tubasura. Noneho uyu munsi topic yacu ni The Hustle, turi kuganira n'abahasla, abantu bari mu buzima buciriritse ariko bashaka kwiteza imbere. Ndibuze kuza kukubaza ubundi ibintu by'imbaho ni business ubona ikunda ku rubyiruko cyangwa se ku bantu bashaka kubijyamo? Turayikunda ariko duhuriramo n'imbogamizi nyinshi zitandukanye. Noneho zimwe mu mbogamizi ni nk'izihe? Hari igihe nk'uko nguko uri kubaza ukabona nk'umuyobozi runaka araje araguhagaritse kandi urubaho rurasora bigatuma uwo munsi atuma utari bukore ku buryo winjiza. Yego. Nose ugasanga wenda guhagaritse kubwuko wenda uri kubaza bitemewe cyangwa se kubwuko ku buryo bitemewe. Ku buryo butemewe. Mbese namwe kugira mubaze hari ibyangombwa cyangwa se hari uruhushya mubasha kubanza gusaba? Yego. Hari uruhushya ubasha kubanza gusaba. None se wenda nk'ubu ngubu nk'urugero nko mu Gacinjiro umuntu afite kubagura urubaho, iyo umuntu abasanze hano nk'urubaho muamurugurisha ngahe? Iyo ashaka nyinshi se cyangwa ashaka rumwe? Yaba ashaka nyinshi cyangwa yaba ashaka rumwe. Wenda ku bantu badukurikiye kuri Oxygen TV bamenye ngo imbaho kuri tele zigura gutya, wenda kugira ngo babibalance n'ahandi hantu. Kuri tele ushaka nkeya turuguhera 2,000. Urubaho mu rutangira 2,000. Iyo rwageze ku isoko ruba rugura ngahe? 5 cyangwa 1,600. Iyo ruri hano rugura 5 cyangwa 1,600. Ruri ahangaha rugura 2,000. Waba ruri ku isoko ni 1,600 cyangwa 500. Nose hano kuki ariho ruhenze cyane kurusha ku isoko? Ahangahe impamvu ruhenze nuko nta muntu ubushaka nyinshi. Nta muntu ubushaka nyinshi. Abari nkeya zo kwikoreshereza. No kuvuga ngo umuntu aramutse ari gushaka imbaho nyinshi se ho byagenda bite? Byaterwa neza abashaka kuba yafata, ariko ari nk'ufarangura imbaho wenda nk'igihumbi na 400 cyangwa 1,500 bitewe. Ariko anga uzashaka nyinshi narenze 10. No kuvuga ngo aramutse arangura buriya mwamuranguza urubaho kurangahe? Kuri ayo mafaranga 1,500 cyangwa 400 hano ari burangure mwarumwera 1,400 cyangwa 1,500. Yego. None se wenda ubucuruzi bw'imbaho no ubucuruzi bwiza cyane ko hari n'abantu babikora noneho nka business, ariko none impamvu twishimiye kuganira namwe nk'abahaso baba bari kuzibaza tukagera kuri tere dushaka muduhe ubuzima mubayemo hano wenda mu cyaro. Urabona hano ni mu cyaro ariko nyine na ahantu harimo haragenda hatera imbere. Urabona ni kuri kaburembo, ni hafi n'umuhanda. Turashaka udusangiza amakuru noneho ku rubyiruko. Ni iki wabwira urubyiruko ku bantu badukurikiye kuri Oxygen TV? Urubyiruko ikintu narubwira bwakura amaboko mu mifuka, bugakora akazi akari ko kose kaba kari bugwa amafaranga. Ubu ngubu hangaha nanjye nubwo ngakora kubera nkamazemo imyaka myinshi, mfite ibyo nakuyemo bigomba kumanaginga nanjye nkajya no mu bindi. None se ko mbona bimeze nk'ibyakubabaje wenda nkaba mbona oya ntago biba byambabaje nyine. Urabona nk'iri zuba riba ryantangiye rindasiraho urira nandengeraho, niyo mpamvu nyine nanjye biba bimbabaje. Tubasanze muri bo muririra ubugari bwanyu n'ibishyimbo, sinzi kuntu muba mwabyaranje n'ututekeye hariya gatoya. No kuvuga ngo none se ubwo ko muba mukora muri babiri muteka mu buhe buryo? Umwe aba ari guteka undi ko nzi ko process yo kugira ngo mubaze ari abantu babiri bigenda bite kugira ngo mubikurikirane? Umwe aba ari nko guteka, undi ari nko gucyaza urukezo, cyangwa ari nko gutema igiti, cyangwa ari nko kugikokora, cyangwa nyine ari no kuruhuka. No kuvuga ngo tuno dusafira muba mwakuye mu rugo kugira ngo ni materiel. Izi ni materiel z'akazi. No kuvuga ngo nizo mutekeramo mugira umwanya wo kuzoza se no kuzitunganya. Mbese ibintu n'ubundi biba bisukuye nuko dusanze mubimaze muba muduhaye tugasangira. Muragerageza. None se ku bandi bantu wenda uyu mugenzi wawe nawe wamuha mikoro kugira ngo tubashe kuganira anatwibwire nawe. Amazina yanjye nitwa Niyobongiro Theogene.
Theogene za kubakurikirana ibiganiro bya Oxygen TV nkuko mutubona murabona turi ku muhanda wa kaburimbo hano murabona ko ari za Kamonyi twashyitse kuko bisanzwe Oxygen TV ndabanza nshimira abantu bakoze subscribe twatemberera akarere ka Kamonyi aho tugiye kuganira n'abantu bamwe bari muri business zimwe za hamwe na hamwe kandi ikindi murabizi ko kuri Oxygen TV tugora ibiganiro bya The Boss and the Hustler tugiye kuganira n'abahasla bari mu buzima buri navuga ko sinavuga ko buri hasi ariko n'abantu barimo gushakisha ariko tugiye kugira ngo tuganire nabo batuganiririze batubwire ukuntu nyine life yo mu cyaro cyangwa se ubuzima bwo mu cyaro ukuntu bumeze uko bakitinga mbese uko bashakisha amafaranga abantu benshi Kigali bazi ko gushaka amafaranga ari uko bari muri office ari uko nyine ari ahantu hakeye ariko tugiye kureba abajene ku buryo rwose ni abajene bari aho ngaho barimo barashakisha ubuzima bwabo kandi nyine urabona ko bashaka no kwiteza imbere tugiye kugenda rero tubarebe tubasure tuganire nabo batuganirire ibintu mbese bigende neza kuko mutubona kuri Oxygen TV nyine tugeze mu karere ka Kamonyi reka dukomeze tubereke tugiye kuganira nabo rwose kandi nanashishikariza abantu gukanda subscribe ku biganiro byacu bya business tubana nabyo nanashishikariza abantu kuba badukurikira ku zindi platform zacu kuri Oxygen TV hari kuri TikTok nabwo n'ubundi dukoresha Oxygen TV no kuri Instagram dukoresha Oxygen TV ndashimira abantu rwose bakoze subscribe n'abandi basharinga amakuru kugira ngo tubashe kujya tubana umunsi ku wundi ni televiziyo nziza ikora ibiganiro bya business aho dusura abaturage mu ntara aho dusura amahoteli aho dusura abantu bari mu buzima bugiye butandukanye uyu munsi rero tugiye gukora ikiganiro cyitwa The Hustler aho tugiye kuganira n'abahaso abantu bari gukora haso mu cyaro cyangwa se murabona ko hano turi n'ahantu mu rutoki nabahaso bari gushaka amafaranga urumva n'abantu barimo n'ababaji bakora ibintu bijyanye no kubaza nibo tugiye kuganira nabo mbese murabibona neza ko twibereye hano mu cyaro kandi ahantu hasa neza twagiye kuri bwa buzima bwa kera bwo mu cyaro bumwe twabagamo basanze urabona ko mbese reka dutangire tubasuze kandi tunaganire nabo salama basi bimeze bite sawa salama murabona ko tugeze hahandi twavugaga tuje kuganira n'abahaso abantu bari muri haso zo mu cyaro abantu bari Kigali igihe baba bazi ko buno buzima ntago abantu baba bukumbuye abantu mbese baba bukumbuye buno buzima bwo kubona urabona bari kurira mu masafuriya urabona barangije kurya kandi twibuse ubundi abasa tugiye gutangira tuganira twebwe iyi ni Oxygen TV ni televiziyo ikora ibiganiro bya business aho tugira ikiganiro cyitwa The Boss and the Hustler aho tuganira n'abantu bari baba boss bamaze kurenga uruhombero murabizi tukanagana n'abantu bari muri haso nyine y'ubuzima bwa buzima bwo hasi abantu bari gusurviving uyu munsi rero twakoze iyi urumva topic yacu uyu munsi ni The Hustler kuko urabona ko tuje kuganira n'abahaso urabona ko n'abantu nyine bakiri muri bwa buzima bwo gushakisha nibo tugiye kubaha umwanya batuganiririze batubwire bimwe mu kuntu nyine basurviving hano mu cyaro ukuntu bashaka amafaranga batubwire nyine ukuntu ubuzima mbese barimo uko bumeze na vision bashaka kugeraho mbese intumbero yabo murabona turabasuye turabatunguye ariko tugiye kuganira nabo reka ntangirire kuri buri umwe agenda twibwira arajya tubwira amazina atubwira aho duherereye anatubwire n'ibyo akora kugira ngo tuze kuza kugenda duhana umwanya murakoze Eric na Habingabire Eric Habingabire Eric niyo mazina yawe niswe n'ababyeyi yego hano turi ni hagana hehe ahangaha ni mu murenge wa Musambira mu kagari ka Kivumu mu murenge wa Musambira mu kagari ka Kivumu yego no kuvuga ngo mu buzima busanzwe ukora kahe kazi cyangwa se umwuga ukora n'uwuhe umwuga nkora n'ububaji ukora umwuga w'ububaji aka kazi k'ububaji wabarakagiye mufite imyaka ingahe ukamazamo igihe kingana gute nakagiyemo mfite imyaka 18 ubu ngubu ndatekereza ko mfite nka 26 no kuvuga ngo wakagiyemo ufite imyaka 18 ufite 26 ndumva ufite experience ku buryo buhagije umazemo igihe kinini mbese uko bisa kose na kazi ugiye kugenda utubwira bimwe mu byo wagihuriramo nabyo imbogamizi cyangwa se vision yako uko ukabona muri makeya none se ndibuze kuza kukubaza kano kazi ubona ari akazi ku bantu badukurikiye kuri Oxygen TV kateza urubyiruko imbere wenda rwo mu cyaro cyangwa se n'abari mu mujyi hari abantu bari mu mujyi badafite akazi
birirwa basaba, batanajya no kuvuga ngo bafurire abantu mu mago, ahubwo ugasanga bo bakunze umujyi cyane kurusha kuba yanaba no mu buzima bwo mu cyaro. Urabona kuri abo bantu wabagiriye ihe nama, aka ni akazi umuntu yakora akabasha gusavayivinga akabaho neza? Yabaho neza bitewe, kuko ko dukorera amafaranga twese ntabwo ariko tugira amahirwe kimwe. Hari ujya mu bintu by'inzoga cyane, utagiye mu nzoga ushobora kumanajinga wenda nko ku kwezi nk'ibihumbi nka 80 cyangwa 100. Ibihumbi 80 wabikora cyangwa ibihumbi 100 uri kubaza? Yego. None se no kuvuga ngo mu kubaza ubijyamo yari impano cyangwa ni ibintu wavuze ngo reka njye kubishakishirizamo amafaranga? Njyewe ntabwo yari impano, ni ibintu nakuze nkajya kubishakirishamo amafaranga. Ni ibintu wize cyangwa ni ibintu byakujemo? Narabyize. Wize kubaza? Yego. None se mu gihe wize kubaza wenda wabyize nk'igihe kingana gute kugira ngo badukurikiye kuri Oxygen TV nabo wenda bari mu byara ahantu bashaka badafite akazi, badafite imikorere, ufite kuba yakurikirana kino kiganiro akabasha kuvuga atari kuzi ko burya nakiga kubaza ari kugira ngo ndangize kwiga cyangwa se mbeho mu buzima bubi najya kwiga kubaza? Wabyize nk'igihe kingana gute? Kubwo ko ngewe nabyize ndi umwana mutoya, nta mbaraga nari nagira, byansabye nk'amezi nk'atatu. Byagusabye nk'amezi 3? Yego. Umenya kubaza? Umenya kubaza neza nta kibazo na gitoya? Nta kibazo. None se wenda muraza no kuza kutwereka ukuntu babaza, kuko hari abantu bataba banazi iyo process y'ukuntu imbaho ziboneka, akabona zigura mu gacinjiro ku Gisozi, akabona zigura ahandi hantu hari amakenkayeri cyangwa se hari ahantu bacuruza imbaho, atanazi ngo imbaho ziboneka gute, abazibaza ni bande, ese abazibaza haso babanyuzemo ni yihe, imbaraga batakaza ni izihe? Icyo nicyo kintu dushaka kwereka abantu kugira ngo bajye banubaha bimwe mu bikorwa by'abantu, kugira ngo abantu niba ari no kubaka inzu ajya namenya ngo izi mbaho burya suruse yazo ku ruganda, niba abantu bari mu cyaro cyangwa se niba abantu bari muri ya haso, kuko dukora ikiganiro cya The Boss and the Hustle. Uyu munsi tumaze iminsi dukora ibiganiro bya The Boss, aho tuganira n'ababosi muri business zitandukanye. Ubwashize twari turimo twasuye hoteli Rusizi yitwa Essence ya Kivu Hotel, twasuye hoteli iri ku Nkombo, n'abandi bantu turi kugenda tubasura. Noneho uyu munsi topic yacu ni The Hustle, turi kuganira n'abahasla, abantu bari mu buzima buciriritse ariko bashaka kwiteza imbere. Ndibuze kuza kukubaza ubundi ibintu by'imbaho ni business ubona ikunda ku rubyiruko cyangwa se ku bantu bashaka kubijyamo? Turayikunda ariko duhuriramo n'imbogamizi nyinshi zitandukanye. Noneho zimwe mu mbogamizi ni nk'izihe? Hari igihe nk'uko nguko uri kubaza ukabona nk'umuyobozi runaka araje araguhagaritse kandi urubaho rurasora, bigatuma uwo munsi atuma utari bukore ku buryo winjiza. Yego. Nose ugasanga wenda guhagaritse kubwuko wenda uri kubaza bitemewe cyangwa se kubwuko ku buryo bitemewe. Ku buryo butemewe. Mbese namwe kugira mubaze ari ibyangombwa cyangwa se hari uruhushya mubasha kubanza gusaba? Yego. Hari uruhushya ubasha kubanza gusaba? None se wenda nk'ubu nk'urugero nko mu gacinjiro umuntu afite kubagura urubaho, iyo umuntu abasanze hano nk'urubaho muamurugurisha ngahe? Yimo ashaka nyinshi se cyangwa ashaka rumwe? Yaba ashaka nyinshi cyangwa yaba ashaka rumwe, wenda ku bantu badukurikiye kuri Oxygen TV bamenye ngo imbaho kuri tele zigura gutya, wenda kugira ngo babibalance n'ahandi hantu. Kuri tele ushaka nkeya turuguhera 2,000. Urubaho mu rutangira 2,000? Yego. Iyo rwageze ku isoko ruba rugura ngahe? 500 cyangwa 1,600. Iyo ruri hano rugura 500 cyangwa 1,600? Ruri ahangaha rugura 2,000. Waba ruri ku isoko ni 1,600 cyangwa 500. None se hano kuki ariho ruhenze cyane kurusha ku isoko? Ahangahe impamvu ruhenze nuko nta muntu ubushaka nyinshi. Nta muntu ubushaka nyinshi. Abari nkeya zo kwikoreshereza. No kuvuga ngo umuntu aramutse ari gushaka imbaho nyinshi se ho byagenda bite? Ngo byaterwa neza abashaka kuba yafata, ariko ari nk'ufarangura imbaho wenda nk'igihumbi cyangwa 1,500 bitewe. Ariko uza ashaka nyinshi narenze 10. No kuvuga ngo aramutse arangura buriya mwamuranguza urubaho kurangahe? Kuri ayo mafaranga 1,500 cyangwa 400 hano ari burangure mwarumwera 1,400 cyangwa 1,500. Yego. None se wenda ubucuruzi bw'imbaho no ubucuruzi bwiza cyane ko hari n'abantu babikora noneho nka business, ariko none impamvu twishimiye kuganira namwe nk'abahaso baba bari kuzibaza tukagera kuri tere, dushaka muduhe ubuzima mubayemo hano wenda mu cyaro. Urabona hano ni mu cyaro ariko nyine na ahantu harimo haragenda hatera imbere. Urabona ni kuri kaburimbo, ni hafi n'umuhanda. Turashaka udusangiza amakuru noneho ku rubyiruko. Ni iki wabwira urubyiruko ku bantu badukurikiye kuri Oxygen TV? Urubyiruko ikintu narubwira
bwakura amaboko mu mifuka bugakora akazi ako ariko kose kaba kari buguha amafaranga. ubu ngubu aha ngaha nanjye n'ubwo ngakora kubera nkamazemo imyaka myinshi, mfite ibyo nakuyemo bigomba kumanajenga nanjye nkajya no mu bindi. none se ko mbona bimeze nk'ibyakubabaje wenda nkaba mbona oya ntago biba byambabaje nyine, urabona nk'iri zuba riba ryantangiye rindasiraho kurira nandengeraho, niyo mpamvu nyine nanjye biba bimbabaje. tubasanze muri muririra ubugari bwanyu n'ibishyimbo, sinzi ukuntu muba mwabyaranje n'utudodo hariya gatoya. ni ukuvuga ngo none se ubwo ko muba mukora muri babiri muteka mu buhe buryo? umwe aba ari guteka undi, ko nzi ko process yo kugira ngo mubaze ari abantu babiri bigenda bite kugira ngo mubikurikirane? umwe aba ari nko guteka, undi ari nko gutyaza urukezo, cyangwa ari nko gutema igiti, cyangwa ari nko kugikokora, cyangwa nyine ari no kuruhuka. Ni ukuvuga ngo tuno dusafura muba mwakuye mu rugo kugira ngo ni materiel izi ni materiel z'akazi. ni ukuvuga ngo nizo mutekeramo, mugira umwanya wo kuzoza se no kuzitunganya. mbese ibintu n'ubundi biba bisukuye, nuko dusanze mubimaze muba muduhaye tugasangira. muragerageza. none se ku bandi bantu wenda uyu mugenzi wawe nawe wamuha mikoro kugira ngo tubashe kuganira, anatwibwire nawe. amazina yanjye nitwa Niyobongiro Theogene. ahangaha tubasanze kuri Tera aho muri kubaza. twebwe ni Oxygen TV, ni televiziyo nziza isura abahasla, abantu bari mu buzima nyine ubwiza n'ububi, kuko tugira ikiganiro cyitwa The Boss and the Hustler, aho tuganira n'abantu bavuye mu buzima bubi bakaduha experience, naho tuganira n'abantu bakiri muri bwa buzima bwo gusurviving. urabona nibwo tubasanzemo, urabona murangije kurya, urabona murananiwe kubigaragara, ariko akazi ntikarangiye. turagira wenda utubwire ahangaha turi uko hitwa, akazi ukora, igihe umaze ubikora, mbese tuganirire ku bantu badukurikiye kuri Oxygen TV. igihe maze muri aka kazi ngakora amazemo imyaka 5. ukamazemo imyaka 5? yego. aha turi rero nk'uko abimbajije, aha turi ni mu murenge wa Musambira. umurenge wa Musambira? yego. akagari ka Kivumu. ni ukuvuga ngo akazi ko kubaza ukamazemo imyaka 5 ni ibintu wize cyangwa ni ibintu wenda byaje nk'impano? ni ibintu nize, ntabwo byaje nk'impano. we ni ibintu wize, wabyize mu ishuri urangije kwiga cyangwa se wabigiyemo wenda kubera ya haso twavugaga? kubw'ubukirize nyine nawe nabigiyemo kugira nanjye nze mbasha kubona kuducira. ni ukuvuga ngo kubera ya haso uravuze ati ariko nanjye nk'umujeni ko nshaka kwiteza imbere, why not nanjye ntashakisha wenda nkaniga kubaza nkabikora. nicyo kintu cyatumye ujya muri wese. amafaranga urayabona nyine, wenda tubwire. amafaranga ndayabona nyine atatuma nandagara njya kwiba cyangwa se nabasha kwifuza akantu runaka mu bushobozi bwawe. ni ukuvuga ngo twa tuntu twibanze uratwikemurira ku buryo utabasha kujya kwanduranya, utajya imihanda, mbese nyine twa tuntu twibanze uradukemura. twibanze ndadukemura nyine mu bushobozi bwanjye. ubu se bino biryo niwe wabitetse ko ari we mbona mutoya ugereranyije n'uyu mukuru tuganiriye? ibi biryo ni njye wabitetse. niwe wabitetse? ariko noneho aka kazi kacu ntabwo kagira umutoya cyangwa umukuru. ni ukuvuga mwese muba mungana? iyo muri ku kazi muba muri ku kazi. nabonye munafite na discipline, mufite ikinyabupfura nyine, muri abahasla nyine babyemera. turagerageza. muragerageza. ni ukuvuga ngo mugakora mwambuye nyine nko kwira izuba ntabwo wakambara. urabona rino zuba rimeze nabi. ni ukuvuga ngo none se we na gutya ku bantu badukurikiye, bino biryo niyo warangije kubitunganya uba wabikoze, mugenzi wawe nawe afite ibindi bintu ari gukora? yego. mwaranje akazi mbese muri makeya? yego. none ntago murarangiza akazi? nangize wenda kubera izuba risa nkaho rimeze fo cyane, nangize wenda akazi gasa nkaho karangiye. ubu nibwo tugitangira. ubu nibwo mugitangira? kubera ko nk'ibi biryo umuntu aba ari abagiye kubikoresha. uba ugomba kubikoresha kugira bitaza kuza kuvuga ngo ajya avuga ngo udakora ntakarye. urangije kurya noneho ugiye gukora. ni ukuvuga ngo akazi nibwo gatangiye? ubu nibwo gatangiye. akazi ubu kagezemo saa ngapi? akazi saa 12 nari nahageze. saa 12 uba wahageze? ni ukuvuga akazi ugatangira saa 12 ukakarangiza saa ngapi?
saa 11 n'igice saa 10 gutyo biterwa nuko umunsi wagenze none se ndabona muri mu buzima busanzwe ariko bufite vision kubera yuko mwemeye gukura amaboko mu mufuka mwemera gukora kubigaragara nyine ubuzima bwanyu bufite vision kuko hari n'abandi bari ku mihanda banze gukura amaboko mu mufuka ngo bajye kwiga no kubaza kwiga gusudira kuko benshi murababona bari gukoresha drug ibiyobyabwenge birirwa barwanya leta nyine hari abantu bari mu ubwo buzima ariko murabona mwebwe musa nkaho muri gushakisha inzira y'ukuntu mwagera ku nzozi zanyu wenda nkawe mutoya urumva ufite nk'izihe nzozi mfite cyambere nuko nagakora nanjye nkagira aho mbarizwa ukagira aho barizwa yego nyine wenda tuganirire nk'abantu badukurikiye kuri Oxygen TV babashe kumva inzozi z'umuntu waturutse hasi cyane cyangwa se ukiri hasi cyane ariko ushaka kugera ku kintu runaka urabona uri umubaji uracyari umwana mutoya ariko wakuye amaboko mu mufuka tubasanze kwiri zuba ahantu mu cyaro gutya urabona murangije kurya ku bantu badukurikiye inzozi zawe wifuza kugera hehe aho uri kuri ubu ngubu wenda uvuge ngo ndi gukorera amafaranga na gutya nifuza nyine duhe wenda vision ufite hano numva nifuza kugera byose biva mu gukora ntago navuga ngo nshaka kugera hana bizagenda gute ibyo byose bizaturuka mu kazi nkora no kuvuga bizaturuka mu kazi ukora ariko basi urifuza kuba wava ku rwego rwo kuba wenda wareka kubaza se basi ukajya gucuruza imbaho cyangwa urumva nyine kubaza ari ibintu n'ubundi wenda ufitemo inzozi zo kuvuga ngo ahubwo nzabikora nshinga uruganda nabyo byose ni inzozi kubera ko wenda kubaza ari wo murimo nkunda cyangwa se nzi nkora yego numva ndamutse ndetse kubaza nacuruza imbaho wacuruza imbaho yego mbese nizo nzozi mbese urifuza kuba wazava ku rwego rwo kuvuga ngo mvuye kubaza noneho ntangiye gucuruza imbaho ntago wumva se wagira wenda kuri tekinoloji yo kuvuga ngo kubazisha wenda urukero ngiye kuva ku rukero wenda nintera imbere wenda ngure n'imashini nge mbaza imbaho noneho mu gihe nakuraga imbaho 500 mu cyumweru nge nkora wenda imbaho wenda 10,000 mu cyumweru oya nagiriye ubuntu nkarureka nacuruza imbaho wagira ubuntu karureka wacuruza imbaho mbese niyo dream ufite yo kuba wavuga ngo mvuye ku rukero ngiye gucuruza imbaho subiza mikoro mugenzi wawe nawe kugira ngo abashe gukomeza kudusangiza ku nzozi afite cyangwa se ku cyerekezo kiwe nawe atubwire nk'umuntu mukuru ngewe ku nzozi mba mfite mba numva najya gukora business yo kugura imashini nkaza nsatuza imbaho nkanazirangura ukanazirangura we niho wumva wenda muri iyi hasurimo wumva ugiriye ubuntu ubonye ubushobozi we wagura imashini zo kujya usatura imbaho ukazirangura ukanazicuruza yego ni ukuvuga ngo nizo nzozi zawe none se ubona izo nzozi zawe wenda uzazikabya biciye mu yenzira cyangwa se vision nyine yo kugira ngo ugere ku nzozi zawe inzira niye kubwuko imyaka mfite iricyari mikeya numva nko mu myaka 5 nkorera amafaranga bishobora kuba muri bikeya nzaba mbigezeho icyo gihe yego nshobora kuba ntaragura imashini ariko nkaba ngura imbaho nkaba nzirangura basi mfite ikibanza nkodesha nkaba nanjye nazicuruza none se wenda turi kuganira kandi mwakoze no kutwakira kandi mwatwakiriye neza hari n'abandi bantu batakemera wenda kuba bareka tukaganira kugira ngo wenda urubyiruko rudukurikiye rw'u Rwanda rubashe kumva ko burya gukura amaboko mu mufuka ari ibintu byiza ku rubyiruko burana nabashimiye cyane kuko muduhaye umwanya wanyu muratuganirije ariko turacyakomeje kuganira kuko muranatwereka n'ukuntu mubaza nuko twari tubasanze mukiri kurya niwo mwanya tubonye turabibereka murabitwereka none se wenda hano mu cyaro bijyanye n'ibiti murabibona mubaza bigenda bite ibiti byararangiye babaje kera ubu ngubu ntago abantu bakibyitabira kubihinga cyane no kuvanga babaje kera ariko ku buryo bitaca indege abantu bari kuza bashaka kongera kwiga kubaza kuko hari abandi bana byo ntago birangira mbere impamvu mbivuze uko nguko yego nuko mbere aho watemeraga igiti niho wabarizaga ariko ubu ngubu bisaba kubiterura yego kubiterura kandi nabyo bisaba imbaraga nayo n'izindi imbaraga nacyo nicyo kibazo musige mura nacyo none se izindi wenda mbogamizi mura nazo hano muri kubaza hano mu cyaro ni nk'izihe mbogamizi nazo imbogamizi uretse abayobozi
ba hato na hato baza nyine bakaduhagarika nk'uko nabivuze bwa mbere, nta zindi mbogamizi tubona mu kazi. Ariko iyo basanze mwujuje ibisabwa barabarika nta kibazo na gitoya. Bamwe na bamwe nyine barakureka. None se wenda tuze kuza kugira ngo umuntu atwereke naho mubariza, umuntu atwereke naho mwatekeye bino biryo kugira ngo dukomeze ikiganiro, mwahaguruka mukatwerekana umubariza, ariko mubanze mutwerekana mwatekeye bino biryo byari biryoshye rwose. Ahangaha ni kuri yatere yaho batekeye bino biryo, naho tugira ngo tuharebe. No kuvuga ngo hano mwatekeraga bino biryo murangije kurya. Ubu iki ni iki mwari murimo murakoresha? Iki ni umwuko. Gifate turebe kugira ngo abantu badukurikiye kuri Oxygen TV babone umwuko bakoreshaga. Uyu ni umwuko, ni nako no mu cyaro n'ubundi bawita. Aya ni amashyiga. Aya niyo mashyiga y'abantu babaza. Ntago ari za safuriya. No kuvuga ngo ubu se ni ingwi mukoresha amakara byagenze bite? Ingwi tuba tuzifitiye aha muri aka kazi. Zana kwa ayo masafuriya batwereke kuntu. Niko no kuvuga ngo aya niyo mashyiga yanyu. No kuvuga ngo ku bantu badukurikiye kuri Oxygen TV, aba ni bababaji hasi, babandi bari muri haso rwose, zimwe tubasanzemo dusanze bari kurya, dushatse kubabaza buryo ki ahantu batekeye bino biryo. Murabona naya mashyiga niho batekeye bino biryo. Ubwo mwakoresheje ingwi zisanzwe, ingwi ni izi ngizi mwakoreshaga. Ubuzima urabona ko abantu bajya bagira ngo ubuzima buba bworoshye. Burya abagabo baravunika, kandi murabona ko bano bantu nyine baba bagerageje kubaho. Ahubwo hari ikindi kintu nanjye nifuje kubabaza, muri mwebwe wenda hari ufite umugore? Ndamufite. Wowe ufite umugore? Nawe ufite umugore? Uracyari umusore, uracyari kubyirira. No kuvuga se wenda nkawe iyo uvuye muri haso hano kwa buno buzima ubona bukakaye bwo kurya mucaniye ku ngwi, mucaniye ku biti, wenda iyo ugeze mu rugo madamu cyangwa se famille, madamu bakumva neza ku buryo urabona kuntu muba musa, urabona ko nyine muba musa nk'abantu bavuye mu kazi. Wenda arabyumva akabyuba? Arabyuba. Yego. Ubona nyine ari abiha agaciro ku buryo avuga ati umugabo wanjye aratashye. Yego. Mbese nta kindi kibazo kindi wavuga ngo kizamo kubera kuntu wenda utashyusa? Oya. Kuko ariko kunguko ni mukaza ni mu rupagasiriza, hangaha ntago ari kavukire. Hangaha ni mu kazi, iyo tugeze mu rugo nyine tubasha kwiyitaho. Ariko iyo tugeze kavukire nyine babona turi abantu bavuye mu mujyi gukorera amafaranga, ntago bibwira ko ari nk'ibi dukora. No kuvuga ngo noneho ujye uhisha abantu ibintu ukora? Oya, barabizi. Ariko nyine boya nk'ubu kubera aho ni mu cyaro cyane. Iyo ndahangaha ntago ubuzima nk'ubu ngubu baba bavuze ko aribwo ndimo, ariko baba bazi ko akazi nkora ari akububaje. Bazi ko ukora ububaji, uri na proud yabyo kuba uri umubaji. Iyo ndi mu rugo mba ngiye kuruhuka. Ntago baba bazi ko rero ari ubu buzima duhuriramo, ntabwo muri aka kazi. Watekeye ku masafuriya cyangwa se mu bintu utamenye ibyari byo, ariko nukwiyaranja nk'umugabo. Burya umugabo aho yiyaranja kenshi. Niko bimeze. No kuvuga ngo famille yawe irabikubahira, haso zawe mbese famille irabyuba. Abantu se wena nk'abantu wena mwakuranye cyangwa se nk'urubyiruko mwarakuranye, rwo basubonana rwo ruba rwubaha haso yawe? Yego. Hari ababyubaha ariko ari n'ababipinga. Abenshi na benshi barabyubaha kuko nabo nibyo bakora. Benshi mwagiye mukurana nabo n'ababaje abenshi. Yego. No kuva se wa undi wenda utari umubaji yo muri kuganira cyangwa yo muhuye bigenda bite? Nose ko tutaba twahuriye muri ubu buzima bubi, duhura mfite amafaranga nabo bafite amafaranga, ngaragara nk'abandi ba boss bose. Naho gahe tuba muri ya topic indi yakabiri tugira ya the boss. Uwavuye muri the hustler nyine none wayenduye ikiciro. Yego. No kuba ariko nanone ntuzajye ubwita ubuzima bubi kuko nibwo uri gushakishirizamo. Yego, ntago nabwita ubuzima bubi. Kuko burantunze. Givuga ngo mvuye mwa kano kazi kanje kantunze, kuko ubwise ubuzima bubi watuma abantu badukurikiye bagira ngo ni ubuzima bubi, kandi twega turi gushaka gutanga motivation ku rubyiruko. Nyine bake bashoboka bemera kubaho muri ubu buzima, ni bake cyane. Nk'umuntu wize udafite akazi ntabwo wamubwira ngo ajye kubaza ngo abyumve. We kuba yaba yitembera cyangwa yirira iby'ababyeyi ntacyo biba bimutwaye, ariko kuri njyewe biramanajinga
ibimina birabihemba abana ndabatunze n'umugore mfite aho ntaha. Ubu ufite abana bangahe? Mfite abana 2. Ufite abana 2? Yego. No kuvuga ngo ubishyurira ishuri bariga? Ntabwo baratangira kujya kwiga. Mwiga gardienne ariko byose bituruka hano muri no haso uburi. Yego. Mu buzima buciriritse, muri ubuzima busanzwe gutuma abana biga babaho bagasavayivinga ukabona nta kibazo. Yego. Ukaba uri umutware mu rugo, madama kubaha nawe ndetse nyine ubona ko ukora inshingano za kigabo. Yego. Byose kandi byaturutse kuri no haso. Yego. None se wenda turibuze kuza kongera na mugenzi wawe turibuze kuganira wenda natubwiye nawe viziyo afite kubijyanye no kurongora kuko urumva nawe mukora akazi kamwe kandi nabonye mutarutana cyane. Nawe wenda natwegere nawe tubwire wenda kuri viziyo afite kuri icyo kintu. Urabona mugenzi wari kutubwira kuntu nyine famiye arayitunze bimeze gutya, wenda nawe uratubwira ufite gusanga udatunze famiye udafite umugore ariko utunze bamwe mu rugo iwanyu cyangwa se mu bavandimwe bawe, nawe tubwire wenda ibyo kano kazi kagenda kagusapotingaho. Aka kazi ibintu kangezaho nuko nyine nomba nshakira ubuzima nyine nawe urabyumva. Niho bushakira ubuzima. Nawe ariko mbona byarakubabaje. Ntago ubibona se nawe mbona byarakubabaje, byaranze ariko bizakunda. Bizakunda kuko impamvu bino biganiro twabigiyemo ni ukugira ngo abantu badukurikirana bajye bagerageza kureba ukuntu abantu bari gusavayivinga. Buriya ari abantu kenshi uzabona ukabona umwana w'umujeni ukagira ngo ari mu buzima bwiza munahuye kandi n'umuribwe nawe wari ubuzima bwari ariko nyine ufite viziyo ariko akanga kujya ku muhanda akanga kwiyongoza mu biyobyabwenge kugira ngo abashe kwiteza imbere. Nubwo ubona byakubabaje ngiye navuga ngo courage, ubuzima ni bwiza kandi ubuzima buzahinduka kuko hari na benshi baciye muri haso irushije yawe ariko babaye abantu b'abagabo. Ngiye nagutera courage akubwira ngo ejo ni heza kandi ubuzima buzagenda neza mwana, ntugire ngo wenda gutya niko bizahora. Urakoze cyane. Sinzi wenda nawe ikintu wabivuga icyo kintu nkubwiye. Oya ijya bari ijambo nanjye rinyubaka. Nawe ejo ni heza, nawe ejo bizanagenda neza cyane kuko natwe twari turi muri haso zisa n'izi ngizi. Kuko natwe twakoze haso zikomeye cyane, twagiye tusavayivinga mu buzima, twagiye tubaho nabi, inzara yagiye turya nka gutya namwe gutya iri kubarya ariko murabona uko bisa kose natwe nyine dufite inzozi dushaka gukabya. Namwe rero numva mutagacitse intege. Oya ntago twacika intege turi ku kazi. None se basi wowe hari abandi bantu basi muri haso uvuga ati nanjye na supportinze bano bantu cyangwa bimeze gutya? Barahari cyane. Watubwira nta kibazo tukaganira. Icyambere nk'abantu nyine basuzugura akazi akareba akazi akabona karaciriritse ntiyagakora kandi mu by'ukuri buriya haba hari n'abakifuza. Abantu twese ntago turi kimwe. Mbese usanga gutya nubwo abantu ubona uri ku buribwe bwa danje ariko nawe nyine ubuvuga ati nanjye ari yeje Imana izaca inzira biturutse mu mbaraga nkoresha. Yego. Nta nibyo mba mparanira nanjye niyo mpamvu nikaranga gutya. Uba wikaranze fo. Cyane. Wallahi mbona nyine bari fo. Ubona kuba wikaranze ku buribwe bwa danje komishinya ariko ujye unagakora wishimye rega ntukazajya uheranwa no kumva ko nyine uri ku buribwe. Ibaze nk'iri zuba buri munsi rindengera. Buri munsi rindengera. Rindasiraho rikanandengera. Niyo mpamvu uba uri ku buribwe cyane rwose. Komba numva bari danje kweri. Ni ukuvuga ngo rero bano bajyama bano bataramu murabona n'abapeti baba bari ku buribwe ariko bafite viziyo y'uko ejo bizagenda neza kandi hamwe n'Imana bizanagenda neza. Tugiye kugenda mutwereke wenda zimwe mu mbaho mwabaje mutwereke ukuntu mukora iyo process kugira ngo badukurikiye kuri Oxygen TV babashe no kureba source y'ukuntu imbaho ziboneka. Ibyo bintu byo tugiye kugenda kugira ngo babitwereke abajene mwebwe icyo nababwira ni courage, ejo ni heza ubuzima buzagenda neza, uburibwe muzabwirengagize ahubwo mugomeze mukomere munashikame ahubwo mushaka kugera kuri za nzozi mwahoze mutubwira hejuru. Sa murakoze. Amakiga birarateka. Ori mu kazirati. Umva ya mikoro ngiyi. Reka mbashyire mikoro. Reka mbahe mikoro mani. Bari kwasuringa. Bari muri hasi. Muvuge gake amajwi yanyu.
reka tuvuge mani kugira babe bari no kutuvugisha ntaribi. No kuvuga ngo murabona hano gutwara igiti bagiye kubaza, turagira ngo batwereke ukuntu igiti mwabibonye mbese ukuntu igiti bakirambikaho. Urabona kuntu wa muribwe abagiteruye nta n'ikintu kumwe abantu bavuga ngo busirimu ngo arashaka ingata, nta by'ingata bayise atereka ku rutugu kandi mamubona ko anambuye ariko ntago biba binamureba we abanyine avuga ati ngende muri haso. Kandi nyine haso zubahwe ku bantu badukurikiye bari muri haso rwose, ngewe nabashishikariza kuba akazi kose na akazi kaguha umukati jya ukubaha unagakora ugakunze, kuko iyo ubikoze utabikunze n'ubundi birangira baguciye intege. N'abandi bantu benshi bari mu buzima bubi cyangwa se bari muri haso zitandukanye, nabashishikariza kuba bakunda akazi bari gukora bakanagakora kandi bafite vision y'ibyo bashaka kugeraho. No kuvuga ngo bano ni baba jama twasuye, murabona ko barimo barorganiza neza igiti, bagiye kutwereka ukuntu babaza kino giti kugira ngo urubaho ruboneke. Murabona ko hasi imbaho zimwe na zimwe zamaze kuboneka, ariko iyi ni indi stage bagiye kugeraho kugira ngo babitwereke uko dusanze barangije kubaza imbaho. Ntago rero twaribuze kuza gufata imbaho gusa, ahubwo tugomba no kubereka n'ukuntu process ikorwa, murabibona rwose. Tugiye kubaza turatuna ari gukora. Ziriya bazita mudasobwa. Gukora ni ibiki, ni ibijyanye n'iki bino bintu muri gukora gutya mumaze kurambika igiti? Tukimara gushyiraho igiti, ibi ngibi ni ibyuma bifata igiti kugira ngo kidahirima, kugira ngo igiti kitaza kuza kugwa. Yego. Bino ni ibyuma bizitwa gute bira byuma mu bifatishije? Imadi. Bazita? Imadi. Yego. Imadi ubwo ni ikinyarwanda? Yego. N'abantu ibyuma nyine biba bisongoye. N'ibyuma biba bisongoye. Ibifashe. Ku bantu badukurikiye icyo kinyarwanda barakizi ko byitwa imadi. Yego. Ibyo byaminwa n'abafundi niyo mpamvu bincanze. Yego. Imadi ni ibintu bifata imbaho igiti kugira ngo kitagira aho kijya. Yego. No kuvuga ngo no process hano mumaze gushyiraho izo mbadi zimaze gufata igiti, mugiye murahita mwese murajya hejuru kugira mubaze biragenda bite? Tugiye kubanza twandika igiti, tugiye gushushanya ubugari bw'urubaho. Mugiye gushushanya igiti ukuntu ubugari bw'urubaho. Yego. Ubwo mumenye ngo haravamo urubaho rufite ubugari bungana gutya. Yego. None ni murangiza duhite tubaze dukureho imibabari. Cyo bita imibabari. Ni biriya byo ku ruhande biriya ntago birase byo bikora iki ko bitari urubaho? Biriya byubaka ibiraro by'ingurube cyangwa by'inka cyangwa bakabicana. Ubwo no kuvuga ngo mugiye kubanza mwandikira igiti, nyuma kwandikira igiti muhita mumenya imbaho ziri buve mu giti. Nitukimara gukuraho iriya mibabari ibiri duhita tumenya imbaho ziri buvemo. None nta kibazo mutwereke ukuntu mugiye kubikora. Yego. Yuko habaye impanuka wenda ubwishingizi ariko mukoresha mituweli. Abanyarwanda mituweli turazikoresha. Mituweli murazikoresha. No kuvuga ngo rino vumbi riba riva hejuru ntago ryagutokoza ku buryo wenda hari ikibazo wenda byaguteza. Oya ntacyo. Nta kibazo byaguteza. No kuvuga ngo iyi niyo process imbaho zikarangira zivuyemo mukazigurisha mukabona amafaranga. Yego. Mbese ku bantu badukurikiye kuri Oxygen TV ndagira ngo ufate umwanya ubashimire, ufate umwanya ugira ikintu basaba cyangwa se icyifuzo cyawe na mugenzi wawe nk'uko yatubwiye ngo nawe abari ku buribwe. Ku bantu badukurikiye nawe ndagira ngo aze kuza kugira ikintu yasaba kugira ngo ku badukurikiye bifuza gufasha abahasla
murabona ko iki ni ikiganiro cya The Boss and the Hustler, ikiganiro tuganira n'ababosi bamaze kurenga uruhombero babandi batunze amafaranga. None ikiganiro tuganira n'abantu barimo barashaka amafaranga bari guhasoringa. Ngiye kubabaza ibibazo nka bitatu, yego, kugira ngo mugenzi wawe ndamubaza ikibazo kimwe nawe nkubaze ibibazo bibiri nk'umuntu mukuru. Noneho deni mbaho umwanya musabe ijambo kuri Oxygen TV mugira ikintu muvuga. Ikibazo cya mbere ngiye kubaza umuhasla uri gushakisha ubuzima, watubwiye ko nafite intumbero zo kuba yazagura imashini akajya asatuza imbaho. Ikibazo cya mbere ngiye kukubaza, ijambo saving wabuzi icyo risobanuye? Yego, tubwire ikintu risobanuye. Ni ugukorera amafaranga ukayoboka ibintu bijyanye n'amatsinda cyangwa n'amabanki. Ukaza wisevinga ahantu, ukaza wisevinga. Niyo ba wisevinga bigenda bite? Ndagira ngo dusobanurire ku bantu badukurikiye kuri Oxygen TV, nubwo uri umuhasla ariko ubashe gusobanurira abantu badukurikiye ijambo saving icyo ari cyo. Saving ni ugukorera amafaranga ukizigama. Yego. None se umuntu wenda kwizigama, uzigama byinshi wakoreye cyangwa uzigama muri dukeya wakoreye? Muri dukeya wakoreye. Tukazaguhesha byinshi wifuza, aho byinshi wifuza kugeraho. We mbese ijambo saving nyine rifasha no kwizigama muri rusange. None se hano biba icyo kintu, icyo gikorwa ujye ukibuka kugikora? Yego. Urasevinga? Yego. Nta kibazo ku buryo iyo wavutse akabazo umenya kwidepana wenda kuri yandi wa savings? Yego. Icyo ni ikibazo cya mbere maze kukubaza. Yego. Ikindi kibazo cya kabiri nibuze kukubaza, service nziza hano utanga, wenda service nziza, ijambo service nziza ubifata nk'iki? Service nziza. Kuko namwe hano iyi ni service mukora cyangwa se murakora ariko mugatanga service. Gutanga service nziza bisobanuye iki kuri wowe? Bisobanuye iki? Ni nkuko naza nkugana wenda nje nko kwa muganga, ahubwo ati ndagwaye ntundengane, ukamvura umvuriye ku gihe. Ukakuvura uvuye ku gihe. Mbese noneho customer care yabyo bifata nk'iki? Care no gufata umuntu neza. No gufata umuntu neza. Uja kugana. Na hano mugira customer care. Yego. Mugenzi wa mimi mukuru nawe mubaza. Ariko no ubuzima, sibyo? Yego. No ubuzima nkuko mugenzi wa nawe mubashije, we ikintu bita saving ugifata nk'iki? Surumva kubyo yavuze hari icyo narenzaho boss wanjye. Oya, watubwira kuko buri wese afite ukuntu yumva ibintu. Ijambo saving burifata nk'iki? Saving nyine numva ko ari ukwizigama tu. Ni ukwizigama. Yego. Nawe ujya wibuka kwizigama cyane? Ujya wibuka kwizigama? Yego. Noneho ku bantu badukukiye kuri Oxygen TV, watubwiye vision ufite cyangwa se inzozi ushaka gukabya, wenda agira ikintu babwira cyangwa se ugira ikintu nyine ubaganiririza, wenda ku bantu badukurikiye babashe kureba haso yawe, wenda bumve ibyifuzo byawe cyangwa se bumve bimwe mu bintu nyine nk'umujeni muto ushaka kwiteza imbere, uri mu buzima bubi nk'ubu ngubu, wenda ugira ikintu babwira nta kibazo. Ushaka kwiteza imbere se? Oya, ndi kuvuga ku bantu badukurikiye, turimo turangiza ikiganiro. Bimwe mu bantu badukurikira kuri Oxygen TV cyangwa badukurikiye bari kubasha kubona kino kiganiro, bari kubona kuri umujene wababaye nyine uri ku buribwe. None ndagira ngo ugire ikintu basaba. Ikintu nabasaba se? Ikintu numva nabasaba nuko umwuga wacu bawuteza imbere kabisa. Umwuga wanyu bawuteza imbere. Rwose abantu badukurikiye nyine bajye bagerageza kumenya abantu bari mu mpande zigiye zitandukanye, mu peti wese wabona uri muri haso wemeye gukura amaboko mufuka, mujye mugerageza mu bateza imbere kuko nicyo kintu bari gusaba kandi bifuza. Hana mugenzi wawe mikoro kugira ngo nawe agire ikintu atubwira. Turi numo turanarangiza, we nunagira inama urubyiruko duhite turangiza kandi murakoze cyane. Ikintu nifuza nuko natwe baturebaho bakaza baduhereza amafaranga mu bigo by'imari, natwe tukagenda tugashoramo tukareba ko twunguka, tukareba ko twakiteza imbere byihuse. Yego. Kiri mu byifuzo byawe. Yego. Noneho tanga inama ku rubyiruko rudukurikiye. Inama ku rubyiruko nahereza urubyiruko nuko bakura amaboko mu mufuka bagakora, bakiteza imbere, kandi akazi kose wabaje kumanajinga neza wakiteza imbere rwose, ugatera imbere, ukiteza imbere n'igihugu ukagiteza imbere. Yego. Nta inama ubona wagira wenda abajene badukurikiye nyuma y'iyo ngiyo tubwiye yo kwiteza imbere, yo gukura amaboko mu mufuka? Abajene ubona bari mu biyobyabwenge, bari mu bintu kubera kwanga gukora, bo wabagiriye inama?
we nabagira inama nawe yo kuza bakaza natwe tukabigisha rega tukabigisha imyuga bakaza bagakora bakatugana. Yego sawa, murakoze cyane kandi Imana ibaho umugisha mu duha ikiganiro cyiza. Turaganiriye kuri Oxygen TV, abantu badukurikiye aba bajene niba bane nyine ari kuvuga ko bari ku buribwe, ariko nta kibazo ni haso kandi hasi irashira. Iyo mufite viziyo, mufite inzozi, murazikabya kandi bizagenda neza hamwe n'Imana. Murakoze cyane. Namwe murakoze. Sawa sawa. Sawa. Uri ku kazi?